Bakunzi b'urubuga rwa BRC News, urubuga rwacu rwiza, muraho neza, murakomeye, ndabasuhuje cyane. Ni umusesenguzi wanyu Muzalendo number 5. Mugira amahoro y'Imana, ndabakunda cyane. Ndashaka kuri iki gicamunsi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, tuganire kabisa amakuru ariho kugeza ubu, nyuma ndetse ku biri kuvugwa nyuma y'ifatwa rya Minembwe. Abarimu kandi nkomeza kubifuriza ngo mukomeze muryoherwe n'ibyishimo mu biganiro byahise. Mwumvisha n'akaririmbo nabagejejeho mvuga nti Imana ishimwe cyane ko Minembwe yafashwe. Njye nashimye kandi nababwiye bakigeramo ariko bitari byatangazwa, ndetse nta n'umuntu urabibona ko bishoboka. Bityo rero bavandimwe, namwe abo duhuje kwizera n'ibindi byose bizaba biri imbere, reka nkomeze kubafasha kandi mbifuriza gukomeza kugira ibyishimo byiza kabisa. Ndababwiye ngo nimwicare mugubwe neza, mwebwe bari kumva ururimi turi kugamba, abari muri Afurika, bari muri bihugu by'Uburayi, Aziya, Oceania, Amerika ndetse na Canada, abo bose reka mbasuhuze aho muri hose mwumva urubuga rwacu rwiza rwa BRC News. Mugubwe neza kandi Imana ikomeze ibarinde. Muti rero ugiye kutugezaho makuru ki? Amakuru yose buriya mba nashatse abashyushye ndetse n'ubusesenguzi buba bwimbitse. Bavandimwe rero reka n'ubundi mbasabe mukore subscribe kabisa, share na like, mukore comment, ni byiza cyane. Batari biyandikisha rwose, nubona iki kiganiro kikugezeho ujye uhita wiyandikisha ukari kuri subscribe cyangwa se sabone. Hasi uragenda ukareba, wamara gukandaho rimwe bakaguha akazogera kariho ugutwi kumwe, noneho ukajya hepfo hasi handitswe all, noneho ugakandaho, bigahita byitunganya neza. Ubwo ikiganiro cyajya kiza kigahita kikugeraho. Murakoze rero, like nyinshi, kandi Imana ikomeze ibafashemo. Tugiye kuvuga iki rero muri uno mwanya kuri zino tariki? Reka turahera ku ijambo, ni ukuvuga ngo ijambo rya Perezida Tshisekedi yavuze avuga nyuma y'umupira warurangiye wa Congo na Portugal, ahamagara imbwa mu mazina yazo, ryateye tramboroma mu Rwanda ndetse no mu banyarwanda bamwe na bamwe. Aha rero ubwoba bwabaye bwinshi, aho ndababwiraho gakeya, mbabwira ukuntu byifashe. Noneho turamanuka tugere kwihunga. Ririya hunga rero rya Minembwe, buriya bari abasirikare ba RDF na M23, mu guhungwa kwabo hari ibitaravuzwe, ariko uko turi kugenda dukurura amakuru nta nubwo byari byavugwa byose bavandimwe, kuko baracyakora ratissage, kandi ingabo iyo zikimara gufata ahantu, amakuru aba abitswe kuko baba batari bayoroganiza kugira ngo buri muntu wese amenye uko ibintu byifashe. Utwo rero tuzajya tubona tuzatubavunguraho tubabwire. Ubwo turababwira kuri iryo hunga uko byagenze, noneho dusozereze ku butasi. Amakuru y'ubutasi rero yagaragaye muri FARDC. Ugiye kumbwira uti se ubutasi mwaje kuwumenya gute? Erega ku ntambara mumenye ngo nubwo ubutasi butavugwa, ni ukuvuga ngo hari ibanga ryo birumvikana ry'ubutasi riba ryihishe. Niba ari ukuvuga ngo turagaba ibitera ahangaha, turabigaba isaha izi n'izi, ibyo byo ni ibanga birumvikana, ibyo byo ni ibanga. Ariko kuvuga ngo twarangije kumenya ko biraza kugenda gutya, RDF iri kwiprepara gutya, cyangwa se ibintu bimeze gutya naha, ni amakuru aba yatohojwe kandi atarayibanga muri rusange. Reka rero twihuse tujye kuri iri jambo rya nyakubahwa His Excellency Perezida Faci Beto. Mwese mwararyumvishije, mwararikurikiye, ntabwo nshaka kongera kurisubiramo. Ariko bavandimwe, hari uwitwa ngo Kaniki kabisa, ngo ni dogiteri, ariko ndibaza mana yanjye ngo umuntu wigishije aba bantu ninde koko? Umuntu w'umudogiteri koko bakamujya mu gutwi bakamwoza ngo ugenda utangaze ibi bintu, ngo utangaze ngo Minembwe ngo turacyayirimo, ngo nta kibazo. Ari gutangaza ibintu biranyura ku isi yose.
amasatelite arahari, za kamera zirahari mu baturage, wazarendo bari gufotora, FARDC iri gufotora, FDNB iri gutangaza. Kiriya kintu ni igikorwa cyabaye rusange. Kaniki wowe RDF yarangije gukoropa mu mutwe no mu bwonko, reka nkubwire wapi, ntabwo biri kwemera, ntabwo biri gushoboka. Uwo rero Kaniki yaje gushyiraho itangaza ryo kuvuguruza uriya muvugizi wa FARDC avuga ko Minembwe bakiyirimo. Reka rero mbabwire basangirangendo bavandimwe mwumva BRC News, abangaba Kaniki bari kuvuga yerekezaho ni babandi bagiye mu myobo. Murabizi ko izi RDF mu kurwana kwabo bacukura indake, cyangwa se bakaba iyo baprofisa ahantu hari ubuvumo baragenda bagasesera kure. Abo rero n'abandi bikuyemo imyenda, murabizi ko urugamba rubashyuhanye, imbunda zimeze nabi, umuriro ubamereye nabi, bakuyemo imyenda. Buriya ni ukuvuga ngo hari nka batayo bategetse ati nimwumva bishyushye mwebwe muzidisimire, mwidisimire mu baturage. Abantu nk'abo mbese mwebwe mwari mumenyere ko muri abaturage, dore ntibabizi FARDC ntizi umurwanyi n'utari umurwanyi. Mwebwe rero nimwe tuzakomeza kwitwaza, noneho nitumara wenda baramutse bayifashe, mwebwe muzakomeze muwe murimo, tuzatuba tuvugana, mwijijishe, mujye mu nsengero musirimbe, ubundi mujye mu mirimo isanzwe, ni iwanyu. Abo rero nibo Kaniki bavandimwe ari kuvuga ngo baracyari mu Minembwe, naho ndi Minembwe baracyari kuri rwa ruhu, nka cya kirondwe cyumiye ku ruhu, ngo inka iracyariho kandi yarumye kera. Ibyo rero ni ukuvuga ngo mbese Kaniki dushatse ubusa umuntu yamuha pole yagira ngo iki. Ibyo byose ari kubivuga afite ubwoba, iyo wumvishije rangaje ari kuvugana afite ubwoba. Ikindi rero muri mukuru rwa Gasabo, nyina w'u rwa Gasabo, ya kipe afite y'abariya bagabo nabo baraguzwe, nabo bakoropwe, byarangiye. Ariko ndi kwibaza ngo igihugu cya Kongo nikimara gufatwa, ubutaka bwose bwa Kongo havuyeho intambara, aba bantu bazajya hehe bavandimwe? Aba bantu bazirukira hehe? Njya nibaza cyane, nkibaza ngo aba bantu ibyo baba bari kuvuga nabo bazi ko ari ukubeshya, ideba baba barimo. Hari umwe rero wavuze nyagukoropwa mu mutwe ngo yewe ngo rega ngo byose nta wabivugira ahangaha, ngo hari ibintu biri gukorwa, ngo menya ngo dore ngo hari ingabo zageze mu misozi ya Uvira, ngo hejuru ingabo za M23. Ubwo ari kuvuga RDF ngo yagezeyo, ngo iri mu misozi ya Uvira. Mu misozi ya Uvira se wowe wantumva we, cyangwa se wowe wa nyagukoropa mu mutwe, wowe uhora uri gukorera ishitani, navuga kuko shitani icyayo ni ibinyoma gusa. Ingabo uri kubeshya ngo zageze mu ntuza, ingabo uri kuvuga ngo zageze ngo muri Uvira, zageze muri Uvira ziturutse. Ntabwo uzi ko iyo misozi ihanamiye Uvira, ntabwo uzi ko iri hagati ya Minembwe na Uvira. Uvira ifitwe na bande kugira ngo bajye kwikinga aho ngaho? Ahubwo vuga uti bari hagati wenda ya Minembwe na Bukavu, cyangwa se na Kamanyura, cyane kuko uzi ko nibihinduka FARDC yariye umwanda, kandi ndabizi ko yakomeje. Ndabivuga ku bigiye gukurikiraho nyine kuri iriya ngingo ya gatatu, ubutasi uko buri bwapanzwe cyangwa se bwavuzwe. None uravuga ngo bari hagati ngo mu misozi ya Uvira, bagiye gutera Uvira se noneho? Imana ibababarire kabisa. Ubwo rero abo bose batakambye, bataratambye. Ubwo umwe muri abo bakozi ba nyina w'u Gasabo rero ba Scovia ati ntabwo umuntu yabivuga byose, ati buriya ati ingabo ku rugamba, ati ntiwamenya, ati ariko reka tubirekere aho, ati kuko hari ingabo zageze mu mashyamba zivuye hewe mugabo, ziri gushya amatwi, bari kuzinoba. Ubu suri kumbwira ngo FARDC irahagaze? Yamaze gufata Minembwe ihita yisubirira aho yari iri, cyangwa byagenze gute? Wakubaza byagenze ute? Bavandimwe rero reka tubabwire ko ibi ngibi ni ukwikinisha, nta kundi, kandi nta kundi bavuga. Biribukwa ko n'ubundi iyo ahantu hamaze gufatwa, abo baba bakuyemo imyenda, ubwo nibo bari kuvuga ko bahari, n'abandi bari mu myobo. Kandi rero FARDC nayo ndabizi ko yabakabye, yatangiye nayo gushyiraho
gukora propaganda ibwira abaturage ko umuntu wese ubitse iyo nyangabirama, ubitse iyo RDF cyangwa se M23 cyangwa se Red Tabara na birwaneho bimarize ko agomba kugendana nabo. Bavandimwe rero, ndagira ngo tujye kuri iyi ntuza, kuri iyi ngingo y'ihunga. Noneho muti guhunga byagenze gute? Aha rero hari amakuru menshi cyane. Guhunga izi RDF na M23, muribuka ko FARDC na Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa babo bamaze kugota Minembwe. Bamaze kugota Minembwe rero hari hasigaye santere ya Minembwe. Noneho ubwo santere ya Minembwe rero niho hariho ibyo bitaro bashyiragamo ingabo zabo zakomeretse. Bivuga kandi twibukiranye ko FARDC nyuma yo kubaburira ikoresheje za ransevuwa, ikoresheje drone, ibabwira ati mwebwe nimushyira intwaro hasi. Ngiye kandi ibintu narabibabwiye, naravuze ngo FARDC kuva iri gukora biriya bintu ntabwo iri kubikora pururiye. Ni ukuvuga ngo iri kubabwira, mbese ni nkaho iri kubabwira ati ngende kubaburira hakiri kare, imvura izabagwira ntimuzirigwe mutaka, kuko yari yararangije gutegura ibitero. Aho rero kuburira RDF n'ubu tujya tuyiburira ngo nive muri Kongo hakiri kare. Yigize mbese ngo abasirikare bazi kugwana, yizeye ngo ibihugu by'i Burayi, wowe Kagame, ni ukuvuga ngo ako hanze kaza imvura ihise, akantu gaturutse hanze kose ngo kaje iwawe kaza imvura ihise. Umenye ngo abazarendo ni abana b'igihugu, kandi ubu ntabwo ari Wazarendo noneho gusa. Rero yego bose twese turabazarendo. Ni ukuvuga ngo wa munyarwanda uzi wamenesheje, yaba mu bihugu byose byo ku isi aho ari hose, ubu ni umuzarendo, kandi ari capable yo kuba yagira gute, yaprogressa kugera ku rugamba. Mumenye ko abo bantu bose ari abanzi bawe Kagame n'agatsiko kawe na RDF. ni mwe ndi kubwira, ndi kubaburira. Mushatse nuko nyine wiyemeje kuzamarisha abana b'abanyarwanda, ariko atari ibyo ngibyo, atari ibyo ari ukuvuga ngo uri kurwana urugamba wenda ngo ujye kwiba amabuye cyangwa se ucemo Kongo, wenda uyomeke ku Rwanda, wenda u Rwanda urugire runini. Atari ibyo ngibyo, atari uko ushaka kumarisha abana b'igihugu. Ibyo ngibyo wagenda ugasubiza amegwe mu isaho, kuko ibyawe byararangiye. Amerika yarakurangije. Iyo bari kuguha ibihano bya buri munsi uba uri kubona ko usigaje hehe? Bavandimwe rero, intambara ubwo ni ukuvuga ngo Kongo imaze kubaburira, yahise ivuga ati noneho birarangiye, ndakarabye. Ibwira Imana yo mu ijuru ngo ndakarabye, ubwo birarangiye. Ab'ibibombe bizagwira bose bapfa kuba bari ku rugamba. Uzaba uri ku rugamba wese, uzaba uri ku gasozi kuri front line, uwo ari we wese azabwibwaho n'umuriro. Aho rero niho byagenze gute? Niho Kongo yahise irataka, irabagota. Mwibuka ukuntu bagiye bagenda ibabakura ku gasozi babajyana ku kandi, bahungira ku kandi. Aho rero kubagiserera gutyo, babuze uburyo bwo kugira gute, bwo kuba bakwevakiwa intumbi zabo cyangwa se abarwayi babo. Birumvikana uko baraswa buri kanya, niko baba bari kuraswa. Ubwo rero abo bose bamwe babatsindagiraga mu bitaro, bababeshya ati wenda baraza kubenterivona, wenda RDF y'i Kigali wenda iraza kuzana ngo indege n'ibikego. Yaranazizanye drone enye zirarasa ku mapozisiyo ya Kongo, ahubwo kubarasaho ku mapozisiyo ya Kongo bakaba bari kuba bakarishya imbaraga, bari gukarishya FARDC kugira ngo igire gute, kugira ngo ahubwo ya divasinge. Ubwo rero bavandimwe, byagenze gute? Mu guhunga kwabo babuze uburyo. Icyambere, imiti yose yari iri hariya mu ntuza mu bitaro bya Minembwe, babonye bati kuyikorera ni imodoka cyangwa se ni indege. Nta ndege iri buze kugwa ahangaha, nta n'imodoka iri buze kuza ngo bayikundire, yose barayitwika. Aho rero bahisemo kugira gute, ari abarwayi barwariyemo, ari iki, barebye igice barwariyemo, harimo RDF, harimo ba Red Tabara, kugira ngo batazabamenya. Wenda igice bashobora kureka, wenda babirwaneho cyangwa babimarize, kugira ngo wenda Kongo nibabona ibone ngo ni abanyekongo. Ariko witwa Red Tabara cyangwa se RDF, uwo wese bamutwikiye mu bitaro bya Minembwe. Bahise bajuguramo ibisasu n'iyo miti yose kugira ngo bahiremo, batazamenya umuntu ngo ninde. Niyo mpamvu babwira ngo rero mwebwe mwiyomeka kuri RDF, ngo muri kurwana, ngo muri kurwanira uburenganzira bwanyu, muri kurwanira iki? Mujye mumenya ko ibihembo byanyu ni ukubatwika
ni urupfu. Aho rero ubwo byagenze gute, batabashije gupfira aho ngaho, bagiye kubajugunya ngo hari uruzi ruri aho ngaho, niba ari urwa Minembwe sindi kwibuka, ariko urwo ruzi nabwo bagiye kujugunyamo ari imirambo kugira ngo itaboneka, ari inkomere nazo bagiye bagenda bagatereramo zikagenda gutyo. Amateka rero azabigaragaza kuko abenshi bazagaragara, bazazamuka, ari imirambo izamuka bazayibona. Rero bavandimwe, abandi ubwo bari bahawe ntuza briefing yuko urugamba nirushyuha barikuramo imyenda bakajya mu masoko bagahungana n'abandi, noneho bakagera gute, bakazaguma aho ngaho bakajya bareberera iki RDF, bagakomandingana kuri wenda kuri tere barimo. Ariko bavandimwe, reka mbabwire, ubwo ngiye guhita nataka iki, mwatake ubutasi bwabonetse, aricyo cya gatatu, ingingo ya gatatu. Ubutasi rero bwaje kugaragara, RDF nk'uko uriya nyina w'u Rwagasabo, bariya abantu be bavuga ngo hari ingabo ngo ziri guteganya nako ngo zageze ngo mu misozi ngo ihanamiye ngo Uvira. Abo rero ni ibigambo ubwo baba bibwira ngo RDF cyangwa se bwa bwiyahuzi bwa Kagame, nibona bimeze gutya baroherezayo ingabo nyinshi, noneho ngo zijye kurwana. Bavandimwe, reka mbabwire, FARDC yarangije kumenya ayo makuru, yamenye ko uko byamera kose RDF igiye gushakisha bwa bwiyahuzi nababwiye, wenda ishaka ibishoboka byose, izana indege itwike Minembwe, igire gute, ivuge ngo iri kurwanya ngo FARDC. Ariko ibyo yakora no kwica abaturage byinshi iri gushaka kugira ngo ibice. Ibyo ngibyo FARDC yaje kubimenya, noneho ikora iki? Yahise ikaba nayo kiriya kirere cya Minembwe. Abafite gushidikanya, abafite ubwoba ngo RDF iragarukamo, ntibishoboka. FARDC nayo yiteguye, iri gutengeneza kiriya kibuga cya Minembwe kugira ngo ibone uko yahakoresha, ahubwo iri kugira gute, iri kwavansa ijya hehe? Bukavu, kuko ahakurikiraho ni Bukavu na Goma, no kubata hehe? Ku mupaka w'u Rwanda hariya za Kamanyora, aho ngaho niho ruzingiye. Ubwo rero bavandimwe, mumenye ngo ngo indyarya ngo ihimwa n'indyamirizi. Faci ririya jambo yavuze abwira abaturage ati muri kwishimira Goma na Bukavu, mumenye ko tugiye kuza tukishimana. Iri jambo nk'umukuru w'igihugu yavuze iri jambo rimeze gutya, ari kubwira abaturage, baryumvishije kuko twese twaryumvishije. Umenye ngo noneho abaturage barajya karungu. RDF ubwo mbagira inama ko mugiye gupfa umusubirizo, ntimwigeze mupfa. Urupfu mugiye gupfa ubwo ni ukuvuga ngo aho bahungiye hagati ya Bukavu na Minembwe, kandi mu misozi ihanamiye Bukavu hari Wazalendo iratsitse. Abo bantu murambwira ngo baranyura. Dore bavandimwe, politike Minembwe nakomeje kubabwira ngo niwo wari umutima wa RDF, niwo wari umutima wa politike y'iriya ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo bari kuvuga ngo bagiye gufata ngo Goma, bagiye gufata Bukavu, barafata Rubaya, ndababwiye ngo imbaraga za Kagame za RDF zacikiye Minembwe. Icya mbere, politike bavansaga ngo abanyamurenge bamerewe nabi, ngo bari kubarohamwe ibisasu. Wowe se RDF Kagame urongera urizwe n'iki none? Urongera ubwira amahanga ngo iki? FARDC yahageze. Icyo nasaba FARDC ndetse n'abaturage b'abanyamurenge, nte kuhava bumva urubuga rwacu BRC News, reka mbasabe rwose abanyamurenge mubafate neza nabo, kandi abarokotse n'abasigaye mwaba mwaragwanyije leta, mugende mwitange, musabe imbabazi n'Imana. Ndabizi ko mwasengaga, nubwo mwabonye ikirura kikaza kikabashuka, ariko mugende mwitange mwese, mufatanye na FARDC, mwasenise iyo eneo yanyu, murebe niba ari ibyihishe mu kigunda mu bitange, abaseseye mu mazu mu batange. Ahasigaye FARDC icyo myizeyeho rero ntabwo ndayisaba, nayo irabizi, ni ugukora ibishoboka byose. Nihamara kugaragara umutekano, indege irahita izana ibyo kurya byinshi cyane, amabiswi, amazi, za sosoma ku bana, ibintu byose barahita, amavuta, imiceri, baraza babagaburire. Inzara yimaze kubica, mwari mwarafashwe minyago na kariya gatsiko k'i Kigali, ariko Imana igeze gute, irabarokoye. Namwe rero kubera ko Imana ibarokoye, muramenye Imana niba ibarokoye, namwe murongera mwisubize mu bindi bibazo.
mwongere mushyigikire zirankora amaraso. Rero reka mbabwire, yaba umuturage utuye mu Minembwe, yaba umunyamurenge cyangwa n'andi moko ahari, mushyire hamwe mufashe FARDC na Wazalendo na FDNB, asigaye murwanye uwaba wese yinyegeje aho ngaho, mumukureho, mumushyire mumuhe FARDC. Kandi noneho nyuma yaho mubafashe FARDC, muyifashe n'ubundi guprogressa natwe Abazalendo bacu bari mu misozi ya Nunza, ya za Warungu na hehe, mu bihanamiye za ikibuga kinini cya Kavumu ndetse na Bukavu. Abo ni ukuvuga ngo turarekereje kugira ngo turebe ngo Kagame none hategereje iki. Dore ikintu yari yarakoze, yari yarubatse, navuga ngo ni indake irunzemwe, uzi buri imbunda zasigaye mu ntuza muri Minembwe, hasigayemo ibikoresho bavandimwe, hasigaramo iby'itumanaho, hasigaramo amabombe, hasigaramo imbunda batabye, bimwe ntibyari byaboneka, bizaboneka nyuma. RDF ni igihombo kabisa kuri ino si, ariko reka dutegereze, Imana y'amahoro ikomeze ibijyemo. Gusa icyo nababwira, imigambi ya Kigali yose Faci yayifite mu bwonko bwe, yabitangaje, kandi mumenye ngo mwitegure mu minsi 3. Cyakora Kigali, reka mbabwire, niba mubashije byanashoboka, usibye ko bidashoboka, mu minsi 3 mukaba mwageze Minembwe hari nabwo, kandi ntimwahagera ngo muhafate, nicyo cyo kubakiza. Ariko iminsi 3 ishize, bigeze ku wa 3 mutari mwagera muri Minembwe, mumenye ngo Kigali irasumbirijwe. Murakoze rero bavandimwe, bakomeje kumva ibiganiro byacu. Imana ikomeze ibafashe. Ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao.